Garutse uyu munsi nkaba ngarutse muri cya kiganiro mumaze kumenyera muri benshi cya Menya nibi. Uyu munsi nta wundi ngiye kukubwiraho ni umuntu witwa Marie Claudette cyangwa se umwite Céline Marie Claudette Dion, uwo yamenyekanye cyane nka Céline Dion. Ntugire rero aho ujya ukomeze kubana nanjye Oze Blaise, guma ahangaha ndaje mubwire imvo n'imvano n'amateka y'iki kirangirire. Céline Dion, amazina yarambuye yitwa Céline Marie Claudette Dion. Yavutse kuwa 30 Werurwe mu 1968, avukira hitwa Quebec, aho ni mu gihugu cya Canada. Umuririmbyi w'umunyakanada ukomoka mu gihugu cya Canada, azwiho ubuhanga bw'ijwi ndetse no kwerekana mu bigendanye n'imideri. Céline Dion yageze ku rwego mpuzamahanga mu myaka za 90, aho yakoraga cyane ku muco wa pop ballad. Céline Dion yanditse album nyinshi zamenyekanye mu ndimi zitandukanye, aho zagiye zimenyekana mu rurimi rw'Igifaransa, Icyongereza n'izindi, kandi niwe wahawe ibihembo byinshi by'icyubahiro. Uwo ni Céline Dion. Umuhererezi mu bana 14 barerewe mu mujyi muto hafi ya Montreal. Céline Dion yatangiye kuririmbana n'umuryango we, bakundaga umuziki cyane ubwo yari afite imyaka 5 yonyine. Ubwo yari afite imyaka 12 yaje kwitabwaho na impresario René Angélil, waje no kuza kumurongora ahagana mu 1994, maze kuva icyo gihe atangiza umwuga we mushya ndetse anakora album icyo gihe yise La Voix du Bon Dieu mu 1981. Céline Dion yaje gutsindira igihembo mu iserukiramuco ry'indirimbo icyo gihe ryamamaye cyane ku isi, ryabereye muri Tokyo mu gihugu cy'Ubuyapani ahagana mu 1982, maze mu mwaka ukurikira ahabwa igihembo cya mbere mu bihembo byinshi byitiriwe Felix mu bahanzi bashya bo muri Quebec. Nanone kandi mu 1983 yabaye umunyakanada wa mbere wahawe zahabu mu gihugu cy'Ubufaransa. Céline Dion yatumiwe mu guhagararira Ubusuwisi mu marushanwa y'indirimbo za Eurovision, aho hari mu 1988. Céline Dion yatsindiye ibikorwa bye yise Ne parte pas sans moi cyangwa se ntugende utari kumwe nanjye mu mpera za 80, aho ni mu 1980 yari amaze gufata album 8 muri studio mu Gifaransa, maze amaze gukura ishusho ye yagiye hanze nk'ikirangirire gishyashya kibonetse mu isi. Mu 1990 Céline Dion yasohoye album ye ya mbere yo mu Cyongereza Unison, maze ballad y'urukundo Where Does My Heart Beat Now, umutima wanjye uterera ubu. Ibi kandi byatumye indirimbo ye ya mbere ari wenyine twita nka hari single iza muri top 10 muri Amerika. Ibyo byatumye yatira igikundiro cyangwa se yikururira amahanga kubera ibihembo bya Grammy Award yatsindiye. Icyo gihe yabitsindiye kuri duo ye na Payable Bryson kuri Beauty and the Beast mu 1991, uhereye kuri Disney Animation y'izina rye rimwe. Bidatinze impano ya Céline Dion igaragara mu majwi y'indirimbo zatewe n'amarangamutima byari byaramugize imenya bose mu isi. Nubwo kandi hatajya habura abantu bakunenga, na Céline Dion nawe yari afite abantu bamunengaga banze ku muziki we wari wiganjemo ikinyabupfura gikabije, cyangwa se ubyite ko hari harimo gutuza kwinshi cyane. Reka ariko tubivuga, Céline Dion hamwe na Color of My Love yasohotse mu 1993, yatsindiye indi ndirimbo yakunzwe cyane Power of Love, ndetse n'indi bita Falling Into You yasohotse mu 1996,
yinjiye muri Grammy ebyiri, harimo ndetse na album y'umwaka yatsindiye muri icyo gihe. Birashoboka ko Cèline Dion yarazwi cyane, ariko biba akarusho cyane igihe yazanaga indirimbo ye yise My Heart Will Go On. Iza nko kuba nk'ibendera ryerekana amashusho ya filime ya Titanic, filime izwi cyane. Ndenda kuzabibazanira hano vuba mu mateka yayo yose. Ube kanda subscribe ndetse ukore share, ubundi ujye wumva uko bimeze. Reka twikomereze na Cèline Dion. Iyi ndirimbo kandi nakubwiraga yatsindiye Academic Award, iza ku mwanya wa mbere mu bihugu byinshi, ndetse kandi ifasha mu kugurisha albumu ye Reka Tuvuge Nanone ku Rukundo cyangwa se Love, yasohotse mu 1997. Yagaragayemo kandi kolabo ndetse cyangwa ibyo twita duo hamwe na Barbara Streisand, Luciano Pavarotti, bibabyarira amamiliyoni menshi utabara. Mu myaka za 90, Cèline Dion yakomeje gukora ama-recording atandukanye mu Gifaransa, abinyuza kuri albumu ye yise De mu 1995, nayo yasohotse nka albumu y'Igifaransa, iba albumu ndetse yagurishijwe cyane mu bihe byose. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, Cèline Dion yafashe ikiruhuko mu mwuga we kugira ngo abanze agende yibande ku muryango we ndetse awiteho. Gusa nyuma yaho yaje kugaruka ndetse agarukana albumu nshyashya nk'iyo yise New Day Has Come yo mu 2002 ndetse n'indi yise One Heart yo mu 2003. Mu gihe ibyo bihangano bye byagenze neza mu bucuruzi, ibicuruzwa byabo ntibyigeze bigera kure. Iyi ni nkubwira ibicuruzwa, ntumve ibindi bintu, ahubwo wumve ko ari indirimbo. Ntabwo ibyo byigeze bigera kuri level nk'iri yabanje. Mu 2003 Cèline Dion yahise abihimbira umuti, atangira kugenda akora ibitaramo bya live muri Las Vegas. Imaze imyaka irenga 4, yahise atangira no gutura muri uwo mujyi wa Las Vegas mu 2011. Nyuma yaho kandi Cèline Dion yakomeje gukora ibintu bitandukanye, ari nakakora recordings zitandukanye, harimo nk'iyo yakoze nakubwira nka Miracle yo mu rurimi rw'icyongereza, aho yayikoreye mu 2014, ndetse kandi mu 2007 aza gukora iyo bise Taking Chances. Ikindi nakubwira kandi nuko Cèline Dion nubwo atakiri umwe mu bafite umuziki wiganje, ariko yageze kumara imyaka irenga 10 ari mu ba mbere, cyangwa se ibyo dukunda kwita nka top. Wamushyira muri top 10, wamushyira muri top 100, gusa yari ari muri top muri iyo myaka. Ndetse kandi byavuzwe ko mu 2007 kugurisha albumu ze ku isi hose byarenze miliyoni 200. Umubare wose wariyongereye. Hari harimo kolabo nyinshi, harimo imwe hamwe n'icyamamare John Holiday, Love Me Back to Life yo mu 2013. Yagaragayemo kandi kolabo Steve Wonder ndetse n'abandi batandukanye. Hagati y'umwaka wa 2014 ndetse na 2015, Cèline Dion yafashe ikiruhuko cyo kuririmba kugira ngo abanze agende yite ku mugabo we wari uzahajwe n'indwara muri icyo gihe. Nubwo bitaje gukunda, kuko mu ntangiriro z'umwaka wa 2016 muri Mutarama, umugabo we René Angélil ese yitaba Imana. Gusa muri icyo gihe nubwo bari batuye muri Las Vegas, Cèline Dion, René Angélil yapfuye indarema recordinga albumu yindi yo mu rurimi rw'igifaransa yise Encore un soir muri 2016, nubwo yaje kurekurwa nyuma y'amezi 7 umugabo we René Angélil apfuye. Nyuma kandi Cèline Dion yakomeje gukora ibigwi bitandukanye, harimo nko gukora ama recordings atandukanye. Hari iyo yise How Does a Moment Last Forever muri 2019, yasohoye yise Courage, albumu ye ya mbere yo mu cyongereza mu myaka 6, nayo muri icyo gihe yubatse amateka akomeye.
nyuma y'imyaka 3 uyu muhanzi Cèline Dion yatangaje ko bamusanganye indwara ikomeye, indwara idasanzwe yo mu mitsi yateraga ingaruka zo mu kugenda kw'amajwi. Ubwo yari arimo kwivuza, Cèline Dion yahagaritse cyangwa asubika amatariki yari atandukanye y'urugendo rwe uyu mwaka mu 2023. Cèline Dion yagizwe umukozi ushinzwe iteka rya Canada izwi nka Officer of Order of Canada mu 1998. Yes, uyu munsi rero hari ibyo naguteguriye bisa n'ibitangaje cyangwa se bishishikaje kumenya kuri uyu muhanzi w'umunyakanada Cèline Dion. Ni byinshi cyane ariko hari ibyo naguteguriye. Icya mbere nakubwira ni uko yigeze kuririmbira pop cyangwa se yigeze kuririmbira papa. Igihe yari afite imyaka 16 gusa y'amavuko, Cèline Dion yasabwe kuririmbira mu gitaramo cyari cyabereye i Montreal kuri Papa Yohani Pawulo wa kabiri, ubwo yamuririmbiraga in Colombe hamwe n'abandi bantu bageraga ku 65,000 kuri stade Olympique, ubwo pop yasuraga mu gihugu cya Canada, aho ni muri Quebec. Ikindi wamenya kandi kuri Cèline Dion nuko Michael Jackson yari inspiration kuri Cèline Dion, cyangwa se yari nk'icyitegererezo. Igihe Cèline Dion yari afite imyaka 18 gusa, ubwo yari amaze gusohora album nyinshi cyane zatumye agira intsinzi itandukanye mu muziki. Yigeze abona intsinzi ya Michael Jackson, maze ahita abwira producer we ko nawe ashaka kugera kuri iyo ntsinzi atitaye ku nzitizi izo arizo zose. Gusa icyo Michael Jackson yagezeho, Cèline Dion nawe akaba yakigeraho. Ikindi wamenya kuri Cèline Dion kandi nuko wamenya ko uyu Cèline Dion afite impamyabushobozi, sinzi niba ariko babyita, ya doctora y'icyiciro cya kaminuza ya cya doctora. Nubwo atarangije amashuri yisumbuye, kubera ubuhanga bwe bwo hambere, yahawe impamyabumenyi y'ikirenga y'icyubahiro yakuye muri kaminuza ya Laval, aho ngaho ni mu gihugu cya Canada, nanone kandi muri Quebec. Bivuze ngo afite titre ya Dr Cèline Dion. Ikindi wamenya kandi kuri uyu mugabo, kuri uyu mugore nuko Cèline Dion yashyize akadomo ku mwuga we kubera umugabo we. Umugabo mukuru wa Cèline Dion, Rene, bamusanganye ikibyimba cya kanseri cyatumye Cèline Dion superstar ahagarika umwuga we mu gihe kitazwi. Gusa kubera amahirwe make, Rene yapfuye azize kanseri mu kwezi kwa mbere ahagana mu 2016, nabikubwiye aha banza. Ikindi nakubwira kandi kuri Cèline Dion nuko Cèline Dion yaje gushakana n'uwari manager we cyangwa se producer, nk'uko umuhanzi ageraho akajya mu rukundo n'umuntu umureberera inyungu mu y'umuziki. Murabizi ko bibaho n'inaha iwacu, birahari kandi ndetse n'ibintu bisanzwe cyane rwose. Ikindi nakubwira kuri Cèline Dion cya nyuma nuko Cèline Dion kuri ubu afite umutungo ufite agaciro ka miliyoni 800 z'amadolari kugeza ubu, ndetse kandi zikomeza no kwiyongera kuko aracyakorera n'andi mafaranga menshi cyane. Yes, reka ngushimire rero wowe wakomeje kubana nanjye. Nakubwiraga amateka ya Canadian icon mu ruganda rwa music uzwi nka Cèline Dion, ukunzwe cyane na benshi dore ko n'uyu munsi akiri muzima. Komeza urebe n'ibindi byamamare nagiye nkukorera hejuru. Nakubwiraga amateka, imvo n'imvano yabyo. Kanda subscribe, share ndetse na comment, dukomeze tubane mu bindi byose bizakurikira. Asante rero, ngiye wumvaga na Rioze Blaze nk'ibisanzwe. Bye bye. I get wings to fly.